Ya reka uwo ni wo mukino wenda wari wagarutsweho cyane muri weekend kandi wagize n'impinduka ku rutonde rwa shampiyona kuko Kiyovu yitsinda yari kuba n'ubundi ikiyoboye urutonde rwa shampiyona ngira ngo inkuru yari kuba ari yindi ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu ariko hari imikino yindi yabaye birumvikana imikino ya shampiyona yose yarabaye. Jean Gilles dukusanyirije rero ku bibuga hirya no hino ibyatangajwe n'abakinnyi byabereye mu bibuga reka tubanze dukurikire bwo n'abaduteze amatwi mukurikira ubundi turagaruka dukomeza na KT Sports. Uretse ikipe ya Kiyovu Sport yatsinzwe n'ikipe ya Gasogi United kuwa gatanu ibitego 2-0 na Rutsiro yatsinze ikipe ya Etoile de l'Est 1-0, Police FC gatsinda Musanze 1-0. Kuwa gatandatu hakomeje gukinwa imikino y'umunsi wa 23 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda 2021-2022. Kuwa gatandatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo Rayon Sport bigoranye yatsinda ikipe ya Gorilla FC yari yayakiriye igitego 1-0 cyatsinzwe na Musa Eseno ku munota 33 nyuma ya kufra yari itewe na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Muhire Kevin. Ikipe ya Gorilla FC nubwo yatsinzwe mu mukino ariko yagaragaje kwihariye umukino cyane, bagiye barata uburyo butandukanye bwashoboraga kuvamo igitego ariko umukino urangira batsinzwe igitego 1-0. Ikipe ya Rayon Sport muri uyu mukino yawujuje imikino 11 idashobora kwinjiza igitego kirenze kimwe mu izamu, yaba yatsinze yanganyije cyangwa yatsinzwe. Umutoza w'ikipe ya Gorilla FC Sogonyamisi bakunda kwita Kishi avuga ko babuze ubunararibonye. Twagombye kuba twatsinze hakiri kare kuko twabonye okaziyo ku minota 5 ya mbere contre n'umunyezamu. Navuga yuko hari ikibazo cya experience, le manque d'experience kuko equipe twayirushije kuva umukino utangira kugeza ku munota nyuma, ariko amahirwe ntabwo yaduseke, ariko ndakeka yuko tugomba gukosora byinshi kuko experience nayo irashakwa kuko uriya mukinyi waratse kiriya gitego ku munota wa 5. Numva rero akeneye byinshi byo kugira ngo akosore. Ikipe ya Espoir yagiye gutsindira ikipe ya Mukura Victory Sport mu rugo ihuye ibitego 2-1. Ibitego byatsinzwe na Ndikumana Teresoro ku munota wa 40, Mukongo cya Robert akishyura ikipe ya Mukura Victory Sport ku munota wa 45, mu gihe Tayiba Mbonyumwami yatsinda ikipe ya Espoir igitego cya kabiri ku munota wa 67. Maze ikipe ya Mukura itsindwa umukino wa mbere nyuma y'imikino 11 yari imaze idatsindwa kuva yatsindwa n'ikipe ya Polisi tariki ya 17 Mutarama 2022, aho muri iyo mikino yatsinzemo imikino 7 ikanganyamo imikino 4. Umutoza w'ikipe ya Espoir Gatera Musa avuga ko bafatiranye icyizere Mukura Victory Sport yari ifite cyo kumara igihe idatsindwa. Cyambere navuga nuko twabarushije dufite determination irenze yabo kuko bo bamaze iminsi bafite confiance, bafite confidence kuko bari bamaze iminsi batsinda match, ariko natwe twatakaje mu gikombe cy'amahoro. Gutakaza rero urumva igikombe cy'amahoro twaje tuvuga ko ntabwo tugomba gutakaza, kandi tugomba gushaka ibyishimo ku bafana, ibyishimo ku bakunzi ba Espoir kuko twavuye mu gikombe cy'amahoro, ariko tugomba no gushaka umwanya mwiza muri shampiyona. Uva rero twari determine, ni nayo mpamvu twabashije gutsinda. Ikipe ya Marine FC yakomeje gushimangira kuba ku mwanya wa nyuma ndetse no kumanuka ku ikipe ya Gicumbi FC nyuma yo kwitsinda ibitego 2-1 mu karere ka Rubavu. Ibitego byatsinzwe na Olivier Dushimiyimana ku munota wa mbere ndetse na Ramadhan Ndayisenga ku munota wa 13, mu gihe Dusenge Berite ariwe watsinze igitego 1 rukumbi cya Gicumbi FC ku munota wa 61 kuri penalty. Ku cyumweru ikipe ya APR FC bigoranye mu minota y'inyongera, Mugisha Bonheur yayitsindiye igitego cyatumye yisubiza umwanya wa mbere n'amanota 51 nyuma yo gutsindira ikipe ya Bugesera FC yari yihagazeho mu rugo igitego 1-0. Umuyobozi w'ikipe ya APR FC Lieutenant General Mubaraka Muganga avuga ko abakinnyi ubundi bategetswe gutsinda. Abakinnyi tubategeka gutsinda, kuba bari ku mwanya wa mbere n'ubundi niwo mwanya wabo, sinzi ari ukuntu bawuvuyeho. Ubwo rero barawugumaho kandi imikino ntiyoroshye. Ku bakunzi ba APR ni ukubabwira tuti intego ni yindi, ni igikombe 1-2, ibishoboka byose ibyo bashyiraho bavuga ngo ni igikombe u Rwanda rwashyizeho twagihatanira. Mukabwira abafana n'abakunzi turacyabaha ibyishimo, ariko bisaba process kugeza ku munsi wa nyuma. Ni mu gihe umutoza wa Bugesera FC Etienne Ndayiragije avuga ko ikipe itanga icyizere ko cyakoze ikinyuranyo ari ubunararibonye. Kuri nivo bagezeho bagaragaje urundi rwego, baragaragaza Espoir ko hari ikintu kirimo kuza. Ndabona ko match twayiteguye ko dushaka kuyirangiza premier mi-temps, twabonye occasion net nk'eshatu, twagombye kuba turi clinical kugira ngo dushobore kujera match gukina n'ikipe nkuru. Always ifite pressure second half, turazirata turi babonye imwe barayiprofiter, c'est ça, ni ndumva ari difference ya experience na qualité y'abakinnyi babo.
Kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yashimangiye ko uyu mwaka muri shampiyona itazatsinda ikipe ya Etincelle nyuma yo kunganya ibitego 2-2. Ni ibitego byatsinzwe na Mutebi Rashidi watsindiye ikipe ya Etincelle ku munota wa 53 n'uwa 91. Ni mu gihe ku munota wa 80 Shabani Hussein Chabarara yari yishyuriye ikipe ya AS Kigali atsinda igitego cye cya 14 muri shampiyona, ndetse na Michael Sarupongo wari watsinze igitego cye cya mbere muri AS Kigali ku munota wa 82. Ariko amakipe yombi mu mukino urangiranganya nk'uko byagenze mu mukino ubanza. Umutoza w'ikipe ya Etincelle Rajab Bizumuremyi ati nota rimwe ntabwo ari ribi. Urabona kujya hanze ukavana inota turi muri situation turimo si bibi. Ubwo ingamba ziri imbere turimo turazitegura izi nyine zituma tutasubira mu cyiciro cya kabiri. Bagirageje gukina ibyo twari twumvikanye, ariko rimwe na rimwe hari no muntu ntabwo ari icyuma mudasobwa n'idasobwa, ariko umukinnyi hari ubwaciko. Ubwo ariko konsinyma ntibigeze bayivamo cyane. Imikino y'umunsi 23 wa shampiyona yatsinzwemo ibitego 16, mu gihe kandi isize ikipe ya APR FC yoboye shampiyona n'amanota 51, ikipe ya Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri n'amanota 50. Rayon Sport yinjiye mu makipe ane ya mbere ku mwanya wa kane n'amanota 38. Jean Jean Wimana, KT Radio. Ya nguko rero byari byifashe muri weekend umukino wa Gasogi na Kiyovu twari twanahugarutse n'ubundi byumvikana bihagije kwa gatandatu by'umwihariko, ariko nuko nguko ku bindi bibuga byari bimeze muri weekend rero ngira ngo hari ibintu byinshi isi zigaragaje. Icya mbere nuko ikihita kigaragara buri wese APR yafashe umwanya wa mbere, yongeye kuwusubirana. Nubwo nabyo bavuga ngo byari bigoye kubera ko hari n'abakomeje no kubigarukaho batari ko ubundi iyo minota bongereho yose hari hageze. Reka nibyo nakubwiye ngo abayovu babaye kabiri ku munsi w'ejo barongeye barababara ko bari bizeye koko urebye umukino w'ikipe ya APR FC n'ikipe ya Bugesera, bari bizeye ko nibura Bugesera nta wenda mbere y'umukino wumvaga no ku kibuga bamaze gutsindwa na Gasogi United wumva badafite icyizere cy'uko Bugesera hari icyo yakora imbere y'ikipe ya APR, kwakazamo wenda agafacteur ko kuvuga ngo izabiri mu rugo. Ariko ku munsi w'ejo ku minota 90 mu by'ukuri irangira n'ubundi banganya ubusa ku busa, baravuga bati birashoboka. Kigiyemo baravuga bati nta uri migozi muzirika. Ubwo niyo mpamvu vuga ngo bababaye kabiri ku munsi w'ejo basanga bafite icyizere ko bashobora kuguma ku mwanya wa mbere, ariko birabangira n'ubundi. Ikipe nkuru ni kuraza ikipe nkuru niko zikenda gusa nanone wabona haracyari kare imikino hafi igera muri 7 isigaye. Ntago bavuga yuko wenda ari imikino mike ikiba gisigaye abari igikombe ntago kiragenda, igisigaye abari ukumanaginga sinota rimwe suburirimo, ikiba gisigaye abari ukumanaginga nyine imikino yawe ukamenya ngo umukino ndawutegura gute ku mukino ku wundi ndaza kuwutegura gute, ari nabyo biza kugushyira ku ntsinzi. Kuko n'ubundi Kiyovu Sport ishobora kuvuga iti najya gutsinda ikipe ya Gasogi United bagomba gushyira mu manota 2 ukazahagamwa n'ikipe ya APR nyirizina wenda ku mukino wa nyuma ikaba nanone yakurusha iryo nota rimwe ikagitwara. Iracyafite ikipe ya Mukura Victory Sport imbere yayo, iracyafite kugira Rusizi, so aho hose nta hantu ushobora kuyitegera n'urugero, nubwo kimwe nuko aho hose ushobora kuba yahajya n'undi kakura amanota. Same APR nayo, kuri APR nayo iracyafite niyo mikino 7 gusa ikiba gisigaye bari ukureba ngo umukino ku wundi uraza kugenda gute. Nta formule hari ivuga yuko imikino isigaye yose APR yayitsinda cyangwa Kiyovu Sport yayitsinda. Ushobora no gutakariza kuri Gasogi ugakubita agatoki ku kandi ejo ukareba ejo ugatsinda APR cyangwa se na APR nibwo ikaba yagutsinda. Cyane ko APR nayo n'ubundi nubwo yafashe umwanya wa mbere tuko ifite n'imbaraga mu kibuga no hanze y'ikibuga, APR yo ifite imbaraga nyinshi cyane, ariko turabizi ko ikipe nayo yagiye igaragaza ibimenyetso ko ishobora kuba yatakaza. Oya no gutsinda ku minota wa nyuma ni ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko wenda uko ashobora no gutakaza. Icyo Kiyovu Sport izasabwa muri situation no kumenya ngo no koko niba turi ikipe ngo cyangwa se niba turi ikipe ishaka igikombe, ibihe Gasogi dushyizemo turabigikuramo gute, management yabyo iragenda gute kumukinnyi kumukora mu mutwe kuvuga ngo niyumve ko bitari byarangira, yumve ko igikombe kijyari cyangwa se urugendo rugiyari kandi rukiri rurerure. Hanyuma ubwo ikindi nanone gitanga icyizere kuri Kiyovu nuko bazahura amakipe kuvuga ngo aho ngaho noneho Kiyovu no kwikorera ubundi yari ifite amahirwe abiri yari ifite double chance
ubu rero andi mahirwe asigaye ni uko bazahura, ni ukuvuga ngo Kiyovu n'ubundi itsinze imikino yayo yose isigaye yatwara igikombe na APR irimo na APR na APR igomba kumvikana ko aho ngaho cyo nacyo ni ikintu cyaha amahirwe y'ikipe ya Kiyovu. Ego nibyo Gasogira batsinze, ariko baramutse batsinze imikino yabo isigaye yose na APR irimo yatwara igikombe rwose, batitaye ku byo uko kwa APR byagenze mu rugendo rwayo mu mikino, ko nayo baba bayirangije ubwayo. Ariko APR nayo iramutse itsinze imikino yayo yose isigaye harimo na Kiyovu Sport yatwara igikopo rwose. Birumvikana ishobora no kunganya uko na Kiyovu yes yo ishobora no kunganya na Kiyovu igahita ikomeza, cyangwa se mu mikino uba peri nisigaye ifite double chance, cyangwa se mu mikino isigaye ikanganyamo umwe ikazatsinda indi isigaye. Imibare iracyahari, iracyavuga byinshi cyane, amahirwe yo aracyahari cyane. Ubwo bita wenda bituma tunabibutsa imikino isigaye kuri amakipe yombi. Kiyovu ikurikizaho Mukura ku mukino uzaba ukomeye. Kimwe mu bintu bizakomeza, Mukura yatsinzwe nyuma y'imikino 11 idatsindwa, gutsindwa kabiri abantu baratangira kuyibazaho ese Mukura bigenze bite. Kiyovu Sport nayo ikeneye none ayo manota. Umukino uzaba ukomeye cyane, uzabera hano i Kigali. Hanyuma Kiyovu ijye i Rubavu gukina na Rutsiro, yakire Bugesera, ibone guhura na APR. Ubwo wenda mbere yuko APR nayo ihura na Kiyovu, APR ifite inzira yo bavuga kwiharuye kuri kumwe na Marine ejo bundi kuri 24, hanyuma kine na Etoile de l'Est, ahakireka ari byo kuvuga ngo ikipe iri gushaka iri kuguma mu cyiciro cya mbere. Simba na Etoile yahaga Etoile bazayikirira ikibazo si rekrekrekre ari amanota 6. Hanyuma baje Rusizi gukina n'ikipe ya Espoir ni match ikomeye, shyiraho anda 3 ubundi babone guhura na Kiyovu. Hanyuma ariko ubwo wenda nyuma y'iyo mikino nanone nyuma yo guhura na APR, Kiyovu izakurikizaho Etoile de l'Est, zaba yayakiri hano i Kigali. Hanyuma igi Rusizi nayo gukina na Espoir, isoze ikina n'ikipe ya Marine ahangaho urabizi Marine iri gukinira mukuru wayo APR bazaba ari i Kigali. Wenda niyo mahirwe biramutse wenda bigisabwa wenda ko yo itsinda gusa mu gihe yaba yakoze ibya mbere, nkeka ko nta kosa yakorera Nyamirambo, ariko Nyamirambo yaba amakosa akomeye. Hanyuma ikipe ya APR ubwo nimara guhura na Kiyovu izakina na AS Kigali, hanyuma isoza ikina n'ikipe ya Polisi. Yakabaye imikino ikomeye, ariko aya makipe nayo bigaragara ko match ishobora kuba ikomeye ni AS Kigali, ko kuri Polisi byo biba bigoye. Rucabana nguko uko bimeze. Ubwo ngira ngo amahirwe aracyahari ku ruhande rw'ikipe ya Kiyovu. Igisigaye ni ukureba uburyo bari bwikure muri ibi bihe nyuma yo gutsindwa n'uriya mukino batsinzwe n'ikipe ya Gasogi, bigaragara ko yanabatesheje umutwe, yabasakurije mbere y'umukino, mu mukino ikabatsinda ndetse na nyuma y'umukino. Ubwengera ngo ni kuko hari igihe ikipe nk'ingiyi bimaze igihe kwitwara neza yatsindwa rimwe gutya, birashoboka akagozi kakamera kakaba gaci. Nibyo tuvuga ngo ibihe barigiyemo barabimanaginga gute, barabitwara gute, umukinnyi yongere yumve ko none agomba gukomeza muri wa mujye bari barimo mbere yuko bajya mu karuhuko. Biragenda gute? Ni gute ndumva ko ngomba kongera gutsinda Mukura, nkatsinda Marine, nkakomerezaho kugeza mpaka champion irangiye, kugira ngo izahure na APR n'ubundi bikime, kuko n'ubundi utakaje kuri Mukura ntacyo match ya APR yabikimaze. Kuko amanota ahangaha si ukureba ngo yatakaje kuyihe, no kureba ahubwo amanota utakaje. Ngira ngo icyo ni ikindi kintu kigaragaye. Iyi weekend kandi isize nanone igaragaje ko muri shampiyona ikipe ishobora guhangana na APR ari nayo bigihanganye ni Kiyovu. Ayandi bigaragara ko rwose ayandi byararangiye, amahirwe ariko nayo yakomeye. Ikimenyimenyi kuri ubu uwitwa Pexao ntigeze agana n'itangazamakuru, uwitwa Mutebi nawe ntigeze agana n'itangazamakuru. Abo ni bamwe mu wenda twavuga ko bakabaye bahangana n'ikipe ya APR, batangiye guhunga abafana babo. Ariko nawe garutseho ndavuga simamye neza ko witwa Paxao ndetse na Mutebi uyu munsi bazabazwa umusaruro muri second leg mu gice cya kabiri, kuko umupira wacu turawuzi ko wubakitse. Urumva ikinaniranye kenshi mu gice cya mbere biragoranye kugira ngo uvuge ngo uje kugitabara mu gice cya kabiri. Nk'ibi byaba kamarade na bavudu ngo bagiye muri izi bavuga ngo bagiye kuzisoba ngo zitamanuka mu cyiciro cya kabiri. Gute icyiciro cya mbere uko cyagenze twarakibonye, umupira turawureba, ntago ari ibintu bibera inyuma y'amarito.
kuri Mutebi Rashid ni umutoza mwiza engineer uyu nguyu yafashije ekipe ya Mike Mutebi yafashije ekipe ya KCCA kwerekeza muri Champions League niwe wazamuye icyo nakwita ko ari nka generation yabo yagiye ejo bundi za 2019 kuza muri AS Kigali twavugaga ko ari igisubizo koko AS Kigali ibonye bijyanye na gahunda ya AS Kigali yari ifite ariko uyu munsi numwe mbatoza batarabona neza ekipe ye kubera ko yagize uruhare cyane mu bijyanye no kwigurira abakinnyi agomba gukoresha muri AS Kigali no mpamvu batagomba kubazwa umusaruro wabo bakinnyi bangana gutyo nubwo nyine ari umutoza agomba kuba ni inshingano ze nyine zo gutoza ekipe ariko akihagira atangiye kugaragaza utuntu tumeze nk'utumenyetso utu indicators ati ndimo kwigisha umupira ndabona bisa nkaho bitajyana nyine biragoranye kumva yuko umukinnyi ari hano ataraciye mu academy dufite kwanza kwigisha umupira mbere yo gutoza ukumva ko ari excuses ziri aho ngaho zizaherekezwa n'umusaruro muke ngira ngo rero iki ngiki n'ubundi cyo kuba ikipe ishobora guhangana na APR baracyanahanganye kugeza ubu ngubu Kiyovu iyi juru n'ubundi yari kubishimangira kuko n'ubundi reba byari bisanzwe ugiye kureba championnat ku makipe wavuga ngo anari imbere APR iri kurusha amanota 13 ikipe ya Rayon Sport na Rayon Sport ya gatatu ko yabamukura na Rayon Sport bafite amanota 38 amanota 13 Kiyovu karusha amanota 12 uyu mwaka byarisobanuye byamaze byasobanutse hakiri kare ijuru rero irongeye n'ubundi irabishimangira ibyo hanyuma ariko kandi uyu munsi wa 23 nawo usize nanone werekanye ko urugamba rwo kutamanuka n'ubundi rurakomeye cyane ariko rurashya rushyira ikipe ya Etoile de l'Est n'ikipe ya Gicumbi kuko Gicumbi ubushize kamarade mbere y'umukino yari atubwiye ko wenda barwana ubushize bakoze clean sheet ibinjizwe igitego ariko binjijwe bibiri Abudu icyo yari atubwiye hanga we yatwemereye ko ari 50-50 yamanuka cyangwa se kagoma mu cyiciro cya mbere kuko umutekinisi yari giye burya atakubeshya ni 50-50 byashimangiwe n'ubundi na Rutsiro yashakaga nayo kwishyira mu mutekano ibatsinda igitego kimwe ku busa kumanuka byo uretse wenda Gorira nayo iri hafi yazo ziracyahari kuko kuva kuri Rutsiro ya 11 kugera kuri Gicumbi ya 16 harimo ikinyuranyo cy'amanota 8 Rutsiro ifite 28 abayiri inyuma ibarusha nibura amanota 4 ariko ku ikipe ya Gasogi Kenisi yavuze ko idashobora kumanuka nayo iri hejuru yazo gato ariko kuva kuri Rutsiro kugera kuri Gicumbi na amakipe agifite akazi gakomeye kuko rwana ko bayagwa mu cyiciro cya mbere nigira ngo ibyo nabyo n'ibindi iyi championnat yerekanye umunsi wa 23 hanyuma ariko kandi hari n'ikindi mwana kigarutseho no ku wa gatandatu yerekanye ko ushobora gutegura ibirori kuri stade bikaryoha iki ni ikindi gitego kuri Kenisi na Gasogi by'umwihariko uburyo bari bateguye ari kuri stade ya Kigali Nyamirambo nawubwiye ko ni umwe mu mikino asigaranye yo gucuruza yarawucuruje kandi yaracuruje kuko abafana baraje ukurikije abasanzwe yinjiza cyangwa se n'abakagombye kwinjira kuri match ya Kiyovu na Gasogi kubera ibyo yakoze mbere abafana baraje aracuruza haba amatike ndetse n'ibindi yacuruje imbere muri stade n'abaje ntawataje afite inyota ntawataje ashonje yari yabateguje rwose utari uyifite mu mufuka ariko ni n'ikintu cyiza cyane rwose yaba n'abandi babimana byungukiragaho n'ize ekipe nka za Bugesera ziba zifite noneho n'amastade yazo bakamenya uburyo bagomba kudecoratinga stadium ntago ibyo ni bimwe rero mu byo uyu munsi wa 23 wa championnat usize werekanye ariko iyo ugereranyije wenda katuvuge wenda yo turebye iyo usesenguye wenda ukareba imikino 7 ku makipe yombi asigaye birashoboka cyane ko ikipe ya APR yagera ku mukino wa nyuma wakita ko ari uwa nyuma umukino wa 7 itaratakaza birashoboka rwose yego n'inzira ikipe ya Kiyovu Sport nayo irimo n'inzira isa nkaho wenda igoranye mu kuntu ariko nanone mukora Victory Sport nayo yamaze kuva ku gikombe niyo ekipe uyu munsi wavuga ngo ugiye kuyitereka imbere cyane usa nk'uyitega simamye ko Kiyovu Sport wavuga ngo izatakariza kuri kuko nubwo bazaba barihuye umukino wa mbere ikipe ya Kiyovu Sport yari yarayitsinze birashoboka cyane ko ize ekipe bazaba bari i Kigali umukino wa mbere ikipe ya Kiyovu Sport Suzuka yatsinze ikipe ya Mukura yitsindiye ihuye yego bazaba ari i Kigali yes bazaba ari i Kigali yes nibi sorry Kiyovu Sport yatsinze Mukura yitsindiye ihuye bazaba ari i Kigali ntago mbona wamugani kare nayo equipe ushaka ko wayiteguye umunsi yewe no kuvuga ngo wagiye Rusizi kwa Gatera Musa birashoboka cyane ko yakura amanota kimwe nuko itana yakura ariko bakomeje muri uno mujyo dushaka kuzareba umukino wa nyuma mwiza kuko zino equipe ubwazo zigomba kuzacakira urumva zigomba kuzacakirana mbere ko sisoza hanyuma ubwo yafashe umwanya wa mbere ariko hari ibibazo n'ubundi biri muri ikipe abafana baba bibaza
umuyobozi wayo rero Lieutenant General Mubaraka Muganga akaba yagize bimwe asubiza ku kibazo cya Tuyisenge Jacques muri ikipe bimeze gute. Yavuze kandi ku bakinnyi b'abanyamahanga dore ko abafana bo bahora bavuga batari ko bahinduye bakazana abakinnyi b'abanyamahanga bati ntimureba za Kiyovu bari kuzifasha ntimureba za Rio bari kuzifasha. Hanyuma ariko kandi akaba yanavuze no ku mutoza Mohamed Adil si kugenda kwe bimeze gutereka tubarike mu mwumvirero Mubaraka Muganga. Twebwe tugenda kuri discipline. Jacques Tuyisenge yavuye muri camp adasabye uburenganzira kandi ni kapiteni ashobora kuvugana na perezida, ashobora kuvugana na coach, ashobora kuvugana n'uwari we wese. Chairman wa APR nkanjye ngira ngo murabizi n'umumotari wari wese arampa uretse none na kapiteni w'ikipe yanjye nkamwitaba isaha yose. Icyo gikorwa rero twe ntabwo twagifashe nk'ikintu cyoroshye kuko ni kapiteni agomba guhanwa birenze iby'abandi. Ari mu bihano rero, igihe tuzumvira ko bihagije tuzabamenyesha, namwe muzaba mubibona mu kibuga. Ubuyobozi bwa APR dukunze kubivuga, twebwe APR irangwa na discipline, ku buryo discipline tunatoza abakinnyi bacu ngira ngo niyo bajya baba aba 14 ariko bafite discipline, kuri twe twaba dufite icyo twagezeho. Twe rero nta mukinnyi kamara cyangwa abakinnyi kamara, kandi nta mateka muzi ari ay'ubuyobozi ari n'ay'abakinnyi. Twe mukinnyi utagaragaje discipline isabwa tumushyira mu bihano, byaba na ngombwa tukamusezerera. Uyu munsi rero Jacques Tuyisenge n'umukinnyi wacu ntabwo turamusezerera. Uyu munsi twamusezere tuzababwira. APR nta kintu dukora mu bwihisho cyangwa tureke kubwira itangazamakuru. Uko tubabona ni nako iyo tubasezeye tubahamagara tukongera tukabibabwira. Icyerekezo cya APR twagisobanuye bwa kenshi, turaha abana b'abanyarwanda amahirwe kugeza aho tuzavugira ngo biranze burundu. Buri muntu wese abibona, ariko twe nk'ubuyobozi ntabwo turabona ko byanze cyane, ko navuga ko hari akantu gatoya kataranozwa tutarahuza. Nuba 80% y'abakinnyi ba APR aribo bagize Amavubi mu mikino yagiye inyuraho, mwarabibonye ikipe bakayivugiriza induru bavuga bati turayirokotse, ndavuga Amavubi. Sinzi rero ukuntu bagaruka bagera muri APR bikagorana, nyamara mu gihe bagari igihugu biba bigenda neza. Rero tukavuga tuti turakomeza kugerageza iyo politiki yacu kugeza igihe tuzavugira tuti biranze. Nanavuze ko yari ikipe y'ingabo, nk'iki kibazo yo mu Kimbaza muri 90 byari kuba ari nkuko, ariko byadusabye imyaka 4 kugira ngo dufate igihugu. No mu mupira rero gye mbifatanya ni igihe kitaraba gusa, umunsi byashobotse sinzi ko tuzanavayo, tuzagumayo. Tukaba tuvuga rero tuti abana b'abanyarwanda baracyashoboye, ariko umunsi twabonye byanze burundu nk'ubuyobozi, twumva hari urundi rwego dushaka guteza imbere, abo banyamahanga dushobora kubashakisha, ariko ntabwo ari uyu munsi. Igihe ni igihe, mu Cyongereza baravuga ngo time tells. Igihe nicyo kivuga, kirivugira cyangwa kikakubwira icyo wakora, ariko twe turacyafite igihe. Nta kitwirukansa kuko twe turubaka abana b'abanyarwanda tubaha ubwo bubasha. Nta kitwirukansa, wenda nabona no kubwira abakunzi ba APR nkuko mwarimu bivuze, abakunzi ba APR benshi tugira n'urubuga tubabwiriramo, wenda nabwira abafana cyane kurusha abakunzi, barabizi ntacyo tutababwira. Igihe cyose tuzabona ko u Rwanda rutaduha impano twifuza, tuzajya mu banyamahanga. Ariko nk'ubu si ukumena ibanga, kubera yuko twebwe mbere yuko umwaka w'imikino urangira n'ubundi tuba twabonye za tara nyinshi, aribyo ejo bundi muzumirwa mubona n'ubundi twashatse muri izo mpano. Mwe muvuga ko isoko ryabaye rito, ubu ku rutonde dufite abakinnyi bagera nko kuri 7 tuzazana, kugira ngo nabo tubahe amahirwe nk'ayo twahaye bakuru babo cyangwa abandi bangana, kandi bazabikora neza. Ariko kugeza ubu ngubu dufite ikipe nziza. Coach Adili ni coach wa APR, ariko nkuko nabivuze umupira uri dynamic. Ashobora kuvuga ati jewe wenda igihe
kirabaye n'icyo cyangwa aba barampa ibirenze ibyo mwampa akaba yahitamo gusezera. Kocha Adili Bahape natwe tukamwubaha, ibintu byose dushobora kubikora mu bwumvikane, ibiganisha mu nyungu z'umuntu ntabwo tubitambamira, nk'uko n'abakinnyi mwabibonye baba 10 baragenda, baba 7 bakadusaba kujya gukora test tukabarekura. Ntabwo APR ari ikipe igundira nk'uko kera bigeze gusa nk'aho bashaka kubiturega, guhera rero ku mutoza kugera ku mukinnyi, ye uretse n'umukinnyi na ba kit manager nk'aba Tupac aramutse hari ahajya hari amahirwe turamwemerera akagenda. Yes, akaba rero ari Mubaraka Muganga yasubizaga bimwe mu bibazo yarabajijwe, ariko nyine n'ibibazo abafana bibaza abakunzi abafana numvise nawe abitandukanya bose bwo reka tubashyira mu bafana kuko abakunzi bo yavuze ko hari aho bahurira ahandi. Ubwo abakunzi nibo b'ingenzi urumva bari aba hafi, of course bo ba hafi bari aba hafi, urumva bakwita. ariko buriya itandukana riba hagati y'umukunzi n'umufana ntago ari rinini cyane, ntago ari rinini, aba ari akantu gato cyane. wenda ufana ikipe atayikunda ntago bibaho kirazira. ariko kimwe nuko ushobora gukunda ikipe ntuyifane, ariko hari n'igihe ahubwo hari igihe ushobora gukunda ikipe ntuyifane. nabonye wahinduye ikipe buriya we yari mureke biragoranye kugira ngo bisobanure cyane, biragoranye kugira ashobora kwitwa umufana, birashoboka ko ashobora kwitwa umufana, umufana ashobora ahubwo navuga ngo birashoboka ko ushobora gukunda ikipe ariko utayifana. ari abari byinshi bijya amarangamutima nta muntu yavuga ngo kuki. gusa nyine iyo message yo yatangaga ubwo kuri Jacques se buriya byarangiye, avuze ati ntituramwirukana ntituramusezera, ariko nitumusezera tuzabwira n'amasezerano yari ari kugana ku musozo, ariko umvise ko icyo avuga ni discipline kandi nta muntu uri hejuru y'uwo murongo APR yashyizeho. ubwo kugira ngo Jacques ni kumubona muri umusaruro ubwawo wenda wakamurengeye ntabwo ari mwiza, kuzana rero ibibazo n'ubundi by'imyitwarire nabyo ku ikipe nka APR kiba ari ikibazo gikomeye, bisa nkaho biri kugenda bigana ku musozo bya Jacques. Abanyarwanda rero ati barashoboye, nuko wenda igihe kitaragira ngo bitware neza, ariko igihe kizagera bitware neza. hanyuma Adil ati ntabwo tugundira, ngo muri make n'ibyo ngibyo rero yavugaga. ubwo ikijyanye n'abanyamahanga byo kugira ngo bazagaruke muri APR, abafana bakomeje kubyifuza cyane, ngira ngo ubutumwa bugenda bugaruka busa, bigenda bugaruka busa, igihe kizatubwira. ariko ikipe yanyu kiri ku mwanya wa mbere, kiri mu zihatana n'abanyamahanga bamuganira arongera nkabagarukira, izo kipe zifite abanyamahanga ko babatsinda. sinzi wenda niba bashaka wenda kumera nka ya farashi, ariko se n'ubundi imyaka ibaye ingahe nta kipe n'imwe bacaringinga kuba batwara igikombe. ariko n'ubundi abasaba abanyamahanga ntabwo baba bari kugisaba, n'ubundi ntabwo bayisaba muri shampiyona. kereka ahubwo wamugani wenda niba bareba wenda ku ruhando mpuzamahanga, n'uwasaba umunyamahanga ntamusaba ngo aze gutsinda rero, amusaba ngo aze gutsinda Simba, aze gutsinda na Berikane cyangwa hanyuma ngira ngo kuri ibyo twari tuvuze ko umufana ahinduye ikipe, wenda batabyizi, yitwa Marayika, akaba asanzwe ubundi azwi nk'umufana wa Rayon Sport, unakomeye ahubwo ni umufana wa APR. yarahinduye rwose, ejo yarahinduye yerekeje i Nyamata yambaye umweru n'umukara, ugati genda umufana rwose wa APR niyo ko umuntu ashobora guhindura ikipe yafana. birashoboka, ariko birashoboka buriya. Jean Gilles avuze ikintu cy'amarangamutima, umuntu ashobora kuzinukwa, hari ikintu bita kuzinukwa buriya. amarangamutima bo hahereyeho rero buriya niyo bakomeye cyane. amarangamutima ni ikintu baravuga ngo ushobora guhindura idini, ushobora guhindura ishyaka, yego, ako nta muntu ujya uhindura ikipe yafana. ntago mbyemera ko wenda byanditse kuko hari igihe ukavayo 100%, ariko nyine mu kanya ndavuze ngo haba harimo ibintu byinshi, ushobora kugenda kubera izindi factors zikujyanye, ariko burya kubera ko mu mutima ntaho urebamo,
kuso reka mvuge ngo ushobora kubeshya umuntu wenda Ufite testimony y'abantu muri AS Kigali abo baragenda no muri APR abari bigeze byari birimo ariko nanone bagendaga turayizi Jefite niyo ubuhamya bw'abantu bagera nko muri batatu nko ku mugabane w'Uburayi n'urugero bafanaga nk'ikipe urumva ariko nyuma bakaza kuzivaho bakaza kuzivaho uzasanga hari umuntu ushaka gusanga uyu munsi ari nk'umufana w'ikipe ya Chelsea zibafasheho cyane kuko amakipe yo ku mugabane w'Uburayi abantu bashyiramo imbaraga cyane erega Uburayi buri hari igihe n'igihe byabigoye cyane rero buriya Uburayi bishobora gutandukana ngiye ntabwo mbaza biba gake harimo ibintu byinshi niyo mpamvu nkubwira nige sinzi ukuntu byaza ngo mvuge ngo wenda ikipe ngo ndetse kuyifana ngiye kuriye ubwo rero nicyo wenda umuntu adashaka gusobanukirwa ariko ngiye naravuze ni ikintu gishaka gukora ku marangamutima y'umuntu cyane nka bariya baba ari nk'abahuriga arya ashaka kuzinukwa ariko kuzinukira kuri mukeba uzinukurirwa kuri mukeba ubuzima bwa muntu gusa nubwo bidasanzwe kiriho nuko ari uburenganzira bwawe nubwo bidasanzwe ariko kiriho nicyo ngicyo hanyuma ubwo avuye kuri Reyo ariko Reyo n'ubundi n'umutoza ngo yarayivuyeho muri iyi weekend Wenger arashinja abakinnyi be kudakina neza kudakina ibyo yababwiye akaba ariyo mpamvu nyine avuga ati murashaka kunyirukanisha none reka mbareke yarababwiye ati nditaye rwose aravuga ati nge kuko nabigarutseho muri reportage ati Rayon Sport imaze imikino 11 itarenze igitego kimwe yaba yatsinze cyangwa yatsinzwe nureba n'uburyo no gutsinda Gorilla yakabaye yararangije match kare ko na Kishi yabigarutseho Gorilla yakinye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma idomina umukino haza mu byajyana nicyo cyo kuvuga kuko ni igitego batsinze ni set piece ni kufra batsinze nureba Rayon Sport nyine ni ikipe iraho ngaho itari motive ni ikipe ubona wagira ngo ifite imigozi yiziritse nyine biba biri aho ngaho wasanga rero aribyo afite we ntako abatagize ahubwo avuga ati ntabwo nzi impamvu mudakina ahubwo amugani uyu ni nge mudashaka uyu nawe ufite ivugiro ushobora kuvuga ati je ibyo mbatoza ngo mukine ntago ari byo mukina umusaruro muke rero tubona ushingiye kuri mwebwe mudakina ibyo nabatoje kuruta wa wundi wenda uvuga ati twatoje nuko nguko byagenze nyine rezita nizi ngiza ariko bakinye ibyo nababwiye urumva Paxauri yari marababwira ati ibintu mbatoza ntago ari byo munkenera yarabivuyemo rero ariko byabaye ngombwa ko bahura ejo ubwo barahuye hariya Kimihurura n'ubuyobozi n'abakinnyi ubwo ni kapiteni n'umwungirije nabwo baraganira ubundi bemeranya nyine ko bagomba gukomeza bagakora akazi ngira ngo urugamba bafite cyane runakomeye igikombe cy'amahoro ku gatatu bafite match ikomeye na Musanze match yo kwishyura saa 12 nirwo rugamba nicyo kintu gishobora kurengera umwaka wabo kuko niba bavuyemo bizaba bibaye bindi ubwo rero birumvikana ko nyine ariko haracyarimo ibyo bibazo ubundi abakinnyi ubwo nabo bari kuvuga bati ni muduhembe hari ukwezi n'igice mudufitiye hanyuma umutoza ati niba abakinnyi mutashaka kuko niko ndi kubibona ngiye kubivamo ndabasigira ikipe abahuje ariko ubwo imyitozo ye yakozwe ubwo ikipe umutoza we aracyahari ariko ubundi rwose aba muri hafi bavuga ko ngo yari yabivuyemo neza